buke kandi nari umupagane pe. Njewe uyu nguyu nari umunyabyaha. Ni icupa ryiza rya Primus naranayikundaga. Kwibarabara gutya ni pake y'itabi no bikongerereza kwibarabara. Kwibarabara gutya ni pake y'itabi no bikongerereza kwibarabara. Hari ibintu bimwe uzubona abantu bakoreye mu rusengero, bakoreye ku dututi, bakoreye mu materaniro, ibintu bimwe bikorwa ukabona ça fait partie y'uburere buke bahawe. Ineza ntihera, ineza ntizihera, ntibibaho, ntibishoboka. Bana sifiwe sana. Ntizibora, ntibikunda. Ineza izesha umuntu mu maso agake, ukamureba agake. Hari umugabo umwe wangiriye neza. Nigaga mu mwaka wa 3 w'amashuri yisumbuye, kora amanyanga nk'abandi bana bose ku ishuri. Baratwirukana, icyo bitaga kera l'envoyé définitif. Baratwirukana, twari abantu 6. Njya gukora akazi hano babyita ngo ni bino byo kubaka, mujengo. Ubuyede iwacu niko babyita mu Rwanda, ni ubuyede. Nkora ikiyede, kandi nkora ikirede ntafite aho kuba. Kakora ikiyede, nava ku kiyede nkagenda nkagutya ina capati, kareba ahantu nko ku gashamba kamanjyana, ugacya kasubira mu kiyede. Iwacu batazaho, bazi ngo ndi ku ishuri, ishuri naryo rizi ngo naratashe, baranyirukanye. Tuza gukorera umugabo umwe w'umwarabu, arandeba, naragahonja cyane kandi ndi muremure, ubu nabaye mugufi. Arambwira ati, wa mwana we, ko mbona uri umwana mutoya ntambara gufite. Yajyaga akunda kunyita ngo ndi umututsi, kaba ko ntambara gufite. Wowe ibibireke, uzaza ucunga abakozi, igihe cyo guhembwa uzaza uzufata amafaranga ubahembe nawe kandi wihembe. Hanyuma ikindi cya kabiri, ujye uza kurya mu rugo. Timwumva ko Imana imumbayeho igikundiro, angiriye neza. Amvana ahandi najyaga ndara, anzana mu rugo iwiwe. Nararaga ahantu hatagize, anzana mu rugo iwiwe. Kaza ndara ahantu heza ku gitanda na matera, nkoga nkambara, akangurira imyenda, ngo bucya asubiza mu ishuri, akazanyishurira, nkataha iwiwe akangaburira, ndiga sogonderi ndayirangiza mbi wiwe. None uwo muntu wangiriye neza namwibagirwa. Ni umuyisilamu, nejo bundi nkora mariage. Yari ari mu bukwe bwanjye, mu rusengero yari yicayemo, muri reception yayibayemo irarangira abona gutaha. Hari amagambo amwe azatera ubwoba, ayo magambo baza bavugira iriya ku maziko. Yewe ko nta muntu uzuhaguka ngo avuge ngo uyu muntu yari mubi. Ese abantu bose ni beza hariya ku maziko? Iyo twagiye rangata abantu bose baza baba abantu beza. Yesu ashimwe cyane. Turashima Imana yatugiriye neza, namwe ikabagirira neza, kaduha ubuzima, ntago turwaye. Namwe ndabona mumeze neza mu bigaragarira amaso. Imana yacu ishimwe. Muratubabarira tuje dutinzeho gatoya, imvura yaguye, ariko kandi cyagiye twahuye ngo dusohoke guka imvura yamigwa. Dushimye Imana kubana n'umushumba, ni byiza cyane iyo duhagaze imbere y'ababyeyi bacu mu mubiri ndetse no mu mwuka, biza bidutera izindi mbaraga n'umugisha. Turashimira abayobozi ba ministeri, mwene data Imani, ndagukumbuye kandi ubyumve cyane, ni inshuti yanjye cyane. N'aba bagabo bari hano bose
ni inshuti, muri abagabo beza cyane. Kameramani se nitongo sobundi twarimo tuga impaka ry'iryo jambo. Hari abantu batazi itongo icyo bivuze, icyo bisobanuye. Tongo bana sifiwe sana. Mucuranzi karibu cyane, nange urancurangira mu kanya. Mbanje nshake netiwaka mugani wangenganye niko yatubwiye niposha agiye gushingira ngo arabanza ngo ashake netiwaka. Kandi netiwaka nyine baza bayishaka, izishakishwa siboma mugire guke. Haleluya! Turasoma mu Bagalatiya ibice 6:7. Ni ijambo rimenyerewe, bavuze kenshi, twize kenshi, ariko reka nange ndivugaho amagambo nk'abiri cyangwa 3 nimara nicara. Ibice 6:7. Bibiliya iravuga ngo ntimuyobe, Imana ntinegurizwa izuru, kuko ibyo umuntu abiba ari byo azasarura. Bwana Yesu asifiwe sana. Ntimuyobe. Bice 6:7. Ntimuyobe, Imana ntinegurizwa izuru. Yatangiye abwira Abagalatiya ngo umuntu niyadukwaho n'icyaha, umuntu nakora icyaha, umuntu nacumura, yatambitse akarenge agasa n'ukora icyaha, mwebwe ab'umwuka, abanyamwuka, muzamugenderere mu mugaruze ineza. Njyewe kwizera nimusanga nasambanye, nimusanga nibye, nimusanga n'uburozi, ntimuzamputaje, muzangaruze neza. Ariko abazabikora ni bande? Ni abanyamwuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Umurongo wa 2 aravuga ngo mwakirane ibibaremerere. Mu yandi magambo, dufashanye, twikwereranira imitwaro, tugerageze dukore ibishoboka byose, dufatanye muri uru rugendo, ungirira umumaro nanjye nkukugirira. Umbere w'umumaro, nusanga hari kangoye ugishoboye umfashe. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Arakomeza ku murongo wa 6 aravuga ngo umwigisha w'ijambo ry'Imana ngo azagabana nande na wa wundi uri kwigishwa. Muzagabana mute? Siboma ndakuvuga cyane ko yakuri inshuti yanje. Uri kwigisha ijambo ry'Imana agabane na wa wundi ari kwigisha. Muzagabana gute? Nzakubwira ijambo ry'Imana ariko nawe ugira icyumba. Wabwira ngo Imana igumugisha, tuzaba tugabanye. Navuga ngo ame ukikiriza, tuzaba tugabanye. Ushobora kudakora ibyo ngibyo ugakora mu byo utunze ukampa, kubera ko nange naguhaye. Tuzaba tugize gute? Tuzaba tugabanye. Bwana sifiwe sana. Agera ku murongo wa 7 aravuga ngo ntimuyobe. Muri Bibiliya ijambo ry'Imana riza rivuga ngo ntimwishuke, ntimwibeshe. Imana ntabwo ikinishwa, mu by'Imana nta mikino ibamo.
mu by'Imana ntihabamo gukina. Iby'Imana ni seriye, bikoranwa ubuseriye. Ibyo umuntu abiba nibyo asarura. Bana sifiwe sana. Mu cyaro bajyaga babika imbuto yo kuzabiba igihe cy'imvura kigeze, igihe cy'iyinga kigeze. Ugasanga ko baratoranya ibigori byiza mu bindi, ibipfuye bakabikuramo bakabishira ku ruhande, bakabika imbuto nziza. Ibishimbo nuko, ibirayi nuko. Bana sifiwe sana. Haleluya. Ugasanga bateguye imbuto nziza zo kubiba. Bana sifiwe sana. Habagaho igihe cyo kubiba, hakabaho n'igihe cyo gusarura. Hari abantu bajya bibwira ngo barabibye, ako kanya babibye bakumva bakeneye gusarura. Ibibazo niho byabereye. Uri kubiba ugashaka gusarura uwo mwanya. Ibishimbo bajyaga babiba bikera nyuma y'amezi 3. Bana sifiwe sana. Bakabishiririye mu butaka, bikabanza bigapfa, byamara gupfa bikazamuka. Iyo bizamutse bikagera hejuru, ntibivuze ko byeze. Hagati yo kubiba no gusarura hari ibizabiba. Eyida musura ya myaka mwahinze, eyida mujya kuyibagarira kugira ngo ibashe kugira ubuzima bwiza. Rimwe na rimwe bashiramo n'abarinzi bo kuyirinda kugira ngo ibyonyi bitayona. Bana sifiwe sana. Imana iratubwira iki? Bana sifiwe sana. Imana iratubwira gukora neza. Ibyiza dukora muri iyi si ya none, tuzabona umusaruro wabyo. Reka mbabwire, ineza ntihera. Ineza ntihera. Ineza ntizihera. Ntibibaho, ntibishoboka. Bana sifiwe sana. Ntizibora, ntibikunda. Ineza izesha umuntu mu maso agake, ukamureba agake. Bana sifiwe. Ibyo umuntu abiba, ibyiza ukora, ineza ubiba, uzayisarura. Nza nkunda kubibwira abantu, ushobora kutayisarura wowe igasarura abana bawe. Abana bawe bashobora kutayisarura, abuzukuru bakayisarura. Bana sifiwe sana. Dawidi yavuze gute? Yaravuze ngo nta muntu wasigaye wo mu muryango wo kwa Yonatani ngo mugirire neza. Baramubwira ngo hari akana kamwe kasigaye kitwa Mefibosheti, kabiro de bari na kamuga niyo kaba. Ineza. Bana sifiwe. Muze mureka twige gukora neza. Muze mureka twige gukora neza. Gukora neza ni byiza cyane. Bitanga amahoro yo mu mutima, bitanga ububyutse, bitanga ubuzima. Bana sifiwe. Haleluya. Iyo umuntu akugiriye neza, hari umugabo umwe wangiriye neza, kandi ndashoshe. Hari umugabo umwe wangiriye neza. Nigaga mu mwaka wa 3 w'amashuri yisumbuye, kora amanyanga nk'abandi bana bose ku ishuri. Baratwirukana. Icyo bitaga kera l'envoyé définitif. Baratwirukana. Twari abantu 6. Twari twaziziki, twari twagiye kunywa, tuba muri interna ngo dutahe umwe muri twe yamasingira uwo bitaga comptable w'ikigo, yamamukubita inshinyinshi cyane, twese bakabatwirukana. Bana sifiwe. Jewe ntinya gusubira mu rugo kubera gutinya ababyeyi. Namafata inzira ndagenda, njya gukora akazi hano bababyita ngo ni bino byo kubaka mujengo.
ubuyede iwacu niko babyita mu Rwanda, ni ubuyede. Nkora ikiyede kandi nkora ikirede ndafite aho kuba. Kakora ikiyede nava ku kiyede nkagenda arankangutyaye na capati kareba ahantu nko ku gashamba ka Manjyama bugacya kasubira mu kiyede. Iwacu bataza aho bazi ngo ndi ku ishuri naryo rizi ngo naratashe baranyirukanye. Bana sifuye sana. Tuza gukorera umugabo umwe w'umwarabu arandeba naragahonja cyane kandi ndi muremure ubu nabaye mugufi. Arambwira ati wa mwana we ko mbona uri umwana muto yo ntambara gufite. Yajyaga akunda kunyita ngo ndi umututsi. Kama ko ntambara gufite. Ngo buke kandi nari umupagane pe. Ngo buke Imana imumpa w'igikundiro. Arambwira ngo wowe ibibireke. Uzaza ucunga abakozi igihe cyo guhembwa uzaza uzufata amafaranga ubahembe nawe kandi wihembe. Hanyuma ikindi cya kabiri ujye uza kurya mu rugo. Timwumva ko Imana imumbayeho igikundiro angiriye neza. Amvana ahandi najyaga ndara anzana mu rugo iwiwe. Nararaga ahantu hatagize anzana mu rugo iwiwe. Kazandara ahantu heza ku gitanda na matera mwoga nkambara akangurira imyenda ngo bucyasubiza mu ishuri akazanyishurira nkataha iwiwe akangaburira ndiga sogonderi ndayirangiza mbi wiwe. None uwo muntu wangiriye neza namwibagirwa. Nejo bundi nkora mariage ni umuyisilamu. Nejo bundi nkora mariage yarari mu bukwe bwanjye mu rusengero yari yicayemo muri reception yayibaye mirarangira abona gutaha. None uwo muntu namwibagirwa. Tuze tuvugisha ukuri. Umuntu wakugiriye neza. Umuntu wakugiriye neza ntago umwibagirwa. Bana sifiwe sana. Nimukundane nimubane n'abantu bose. Nimwere imbuto nimugire neza. Ineza ntihera ima. Ntihera ineza wangiriye habe nubwo nayikwita urutakiri. Umuhungu wawe David yayisoroma. Mana sifiwe sana. Uza wicaza abantu kababwira ngo uriya muntu yangiriye neza. Nimuhura ntimukamuceho. Paulo yandikira abagalatiya arababwira ngo timwibeshe. Niba ubiba urugamba uzasarura urugamba. Kandi buri kintu cyose habe niyo wagikora riri inyuma y'amarida aho tutareba kiza kigaragara. Bibiliya iravuga ngo ibyaha byabamwe ngo biza bigaragara ari ugikubita ngo ariko nibitaragaragara ngo amaherezo bizagaragara. Wagikora muri 2026 ntikigaragara ariko 2030 kikagaragara. Bana sifiwe sana. Hari amagambo amwe azatera ubwoba. Ayo magambo baza bavugira iriya ku maziko. Yewe ko nta muntu uzuhaguruka ngo avuge ngo uyu muntu yari mubi. Ese abantu bose ni beza hariya ku maziko? Iyo twagiye rangata abantu bose baza baba abantu beza. Nimureke dukore neza. Bana sifiwe sana. Nimureke tubibe. Iminsi kwirahita yihuta. Nimureke tubibe. Uzuterwa ubwoba nuca ahantu bakakubaza ngo uri mwene nde wavuga so bakakubwira ngo iso yari umugabo. Uzuterwa ubwoba n'iryo jambo. Uze wibaza cyane. Uyu mwana nuwo kwa kanaka. Na kanaka yazagagira gutya. Niba kubwira ngo kanaka ntiyarashobotse. Uze wibaza byinshi, wibaza impamvu yapfuye atakiriho cyangwa sariho bakaba bakibuka bya bindi bibi yakoze cyagi. Kandi nuza mu by'Imana ujye ubiza muri seriye. Ntukajye ubizamo
kubera runaka yabijemo ndabikora uyu munsi, ejo ntabyo nzajyamo kubera ko ndi muri Kenya, ndi muri Taranzi ndabibamo, ningera muri Amerika ntabyo nzabamo. Iby'Imana ntabwo bikinishwa. Ababikinishijwe barapfuye kandi bapfuye nabi, ariko ababihagazemo neza barasaruye. Bana sifiwe sana. Iki gisirimba twirirwa dusirimba bakatuvuga, bakavuga ngo turahaze, bakavuga ngo twagize gutya. Hari abagikoze neza kibabyarira umusaruro n'inyungu. Naje ndimo kuba uyu munsi ndi uwo ndi uyu munsi. Muzi faranga nariye zigisirimba? Muzi ugize gutya gusa. Musi umwe nigeze kugifaranga hari Kigali muri Fosco Reve. Ndavuga ngo noneho ngiye gusa. Kubera gusa bakubonye usimbye zino ndabukika hari ukagaruka muri network ukika hariya $100. Imana ntabwo ikinishwa. Ibyo umuntu abiba nibyaza asarura. Bana sifiwe sana. Ndashoshe. Nigo jambo nari mfite nazanye kubabwira bavandimwe. Nimureke tubibe kandi tubibe byiza. Hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo biba imbuto yawe wo gushimisha, ngo biba mu gitondo, ngo biba nimugoroba, ngo ntucogore na rimwe kumukorera. Niki uri kubiba, niki utegereje gusarura. Wabibye amatiku uzosarura amatiku, wabibye ububanda uzosarura ububanda, wabibye kubana n'abantu neza uzasarura nawe abakubanira neza, wabibye gufasha abantu uzasarura nawe gufasha abazagufasha, wabibye kuba mu bihe byiza byo guhudumira byo gusenga Imana, Imana izakwitura ibyiza. Mana sifiwe sana. Nimureke tubibe, igihe gikwiriye nikigera tuzasarura nitutagwisa. Ijambo ry'Imana rituganze. Amen. Tuvugeho dusome mu Efeso ibice 2, turasoma umurongo w'8. N'aba Efeso ibice 2 umurongo w'8. Mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, tibyavuye kuri mwe ahubwo n'impano y'Imana. Amen. Aya magambo niyo tugiye kuganiraho. Reka turaganira hejuru, turaganira ku gakiza. Nimuvuge ngo amina. Tugiye kuganira hejuru y'agakiza. Dushimye Imana iduhaye umugoroba mwiza kugira ngo tubashe guterana bangana gutya. Imana bikoze ihabwa icubahiro. Turashimira ubuyobozi bwanyu baturaritse kugira ngo tuzabane uyu munsi. Turabashimira, Imana ibahereza umugisha. Turashima ku bwamwe ne data umaze kuganira ijambo ry'Imana, Imana nawe imuhereza umugisha. Nanje ndabiyegereje muri uyu mwanya ngo mwegere Imana ibahereza umugisha. Ubanze uvaho nabyishimo aze hariya kugira ngo turebe mu cyerekezo kimwe, nta yindi mpamvu tubikoreye. Mwebwe ganari ndinze ngo abayobozi se wavuze ati namwe ntimworoshe kugira ngo tuje mu cyerekezo kimwe tubashe kuganira. Namwe ne data uri kudufasha mu bijyanye n'ikoranabuhanga, nawe turakwiyegereje. Imana iguhereze umugisha. Tugiye kuganira hejuru y'agakiza, kandi Imana imfashe inshoboze mbashe byibura kubivuga nk'uko biri, cyangwa se mbashe kubivuga nk'uko mbyumva, kugira ngo tubashe gusangira ijambo turyigeho turitekerezeho, k'abantu basangiye urugendo ruja mu ijuru. Amen. Ndiko ndabona ibi bitabo ni bikeya cyane ibi mu materaniro.
cyane ndabivuga bukeya kubwari amatoroshi mubona dutunzwe ariko reka mwene data kuza ahantu toki gatoya ganireho yo haleluya agakiza niki rimwe na rimwe arigiye muganira n'umuntu ukamubaza ubuhamya bwe ukamubaza igihe yakirijwe ukamubaza ico yakijijwe umuntu yarangiza bikamuyobera akavuga ngo njewe navukiye mu ikanisa navukiye mu rugo rw'ababyeyi bakijijwe kurira mu ikanisa mbu muririmbyi akakubwira byinshi akagira ngo yabitunganije oya nta muntu uziyoberwa igihe yakijijwe amen yo haleluya njewe nakijijwe muri 90 sorry nakijijwe muri 97 kimwumva ko arejo bundi indi myaka yose yabanjirije iyo ngiyo sinabaga hanze nabaga mu ikanisa nari narabatishwe ndetse nari narakoze na formation théologique ibintu bya Bibiliya nari narabyize uko mbitse icete ariko ndakijijwe ariko muri 97 ndi Nyanza pura na Yesu maze guhura nawe ndakizwa ayo ni amateka ntokwibagirwa nigiye ntokwibagirwa kandi no kubwira ngo nakijijwe kuri iki nkizwa kuri iki nakijijwe kuri iki niki turi kumwe semeni ya mina ni ukuvuga ngo agakiza gasobanura ibintu byinshi agakiza kavuga ibintu byinshi ni ijambo riva mu gaturuka mu ijambo ry'ikigiriki ryitwa sozo ni ukuvuga ngo bisobanura gukira ibyaha gukira indwara gukira ubukene gukira n'igisuzuguriro ni ukuvuga ngo agakiza tuvuge ngo amina yo haleluya ni ugukira ibintu byinshi iyo rero dukijijwe tukaba mu buzima bw'ubukene tukaba mu buzima bw'amadeni tukaba mu buzima bwo gusindagazwa sebabyo ikinyarwanda kiranshyitse nko kuremererwa n'indwara ni ukuvuga ngo tuba dufite agakiza tutishimiyemo ndagira ngo tubyumve neza usikamiwe n'indwara ni ukuvuga ngo agakiza ni agakiza utishimiramo ni agakiza utanezererewemo kuko urakijijwe ariko hari izindi mbaraga zikubase hari izindi mbaraga zikuremerereye ni ukuvuga ngo utunze agakiza utishimiramo nimuvuge ngo amina yo haleluya ni ukuvuga ngo agakiza ni ugukira ibintu byinshi ni ukuba mu buzima bukijijwe ni ukuba mu buzima bwahindutse ni ukuba mu buzima bwahuye n'umwami Yesu Paulo yandikiye abaroma mu gice cya 6 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 3 yababwiyemo amagambo avuga ngo nuko tugumye dukore ibyaha kugira ngo ubuntu bw'Imana busake ngo arangiza arababwira ngo tibikabeho ngo ni gute mwebwe abakijijwe ku bw'ibyaha mwakomeza kubiramiramo ni ukuvuga ngo agakiza Bwana sifiwe amen kanze twegerane humura ndagusanga ni ukuvuga ngo agakiza iyo kinjiye muri wowe
hari ibyo uzureka byari bigufitiye akamaro. Pawulo yabivuze neza mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, amaze guhura n'umwami Yesu, araho yavuze aravuga ngo kubw'uwo nguwo, tuvuge ngo amina, yo haleluya, kubwande kubw'uwo nguwo naretse ibyanje byose, naretse ibyangiriraga iki akamaro. Ndetse ageza n'ubwo avuga ngo yatekereje ko ibyo yari atunze byose abitekereza nk'amasi, ngo kubwo bw'ubutunzi butagira akagero aribwo bwo gutunga Kristo. Agakiza iyo kageze muri wowe kaza kaguhindura, kakagira ibyo kakwangisha, uzumera nk'umugore usamye cyangwa utwite kugeza aho ugwa ibyo yari asanze arya. Uko niko iyo agakiza kinjiye mu buzima bw'umuntu, mu bugingo bw'umuntu, nimuvuge ngo amina, ibyo yakundaga n'ibyo yabagamo n'ibyo yakoraga byose aza bizinukwa, agakunda ibyo atarasanzwe akunda. Ibyo byose biba kubera iki? Kubera agakiza. Yo haleluya. Nukuvuga ngo agakiza kuzuye kaza karinda ugafite. Umuntu iyo afite agakiza kuzuye gashitse kaza kamurinda. Nta kindi gishobora kuturinda gukora ibyaha, ni agakiza. Ubu kiri wa wundi witwa uko witwa, wibaga, wasambanaga, wabeshaga, wagiraga urugomo, ariko iyo agakiza wakiriye agakiza muri wowe kaza kakurinda. Niko kagiye karinda abadaniyeli bakanga kuramya ibigirwamana, karinda abameshaka n'abashederake n'abedenego baganga gupfukamira ibishushanyo bibajwe n'agakiza. Niko karindiye Yosefu kwa Pontifari, akavuga ngo se nabasha gukora icyaha kingana cyo gute ngacumura kubiteka Imana yanje. Ako n'agakiza kagiye kamurinda. Nukuvuga ngo gakiza no gukira ibyo bintu byose, nugukira ibyaha, nukureka ibyaha, nukuva mu byaha. Amen. Akamaro ka mbere kagakiza kaza kaduhesha ubugingo buhoraho. Yo haleluya, nimuvuge ngo amina. Kaza kaduhesha ubugingo buhoraho. Mu butumwa bwiza bwa Yohana ibice 3:16 Bibiliya yavuga ngo uko Imana yakunze abari mwisi cyane byatumye itanga umwana wayo kineki, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Umwizera wese. Icya kabiri, agakiza kadukuye mu byaha. Amen. Kadukuye mu byaha. Iyo usomye mu rwandiko Pawulo yandikiye abikorosayi igice cya mbere umurongo wa 13, Bibiliya ivuga ngo izivuga ngo niwe wadukuye, niwe wadukijije ubutware bw'umwijima atuvanamo, atujana mu butware bw'umwana wayikunda ari we Yesu Kristo. Ni ukuvuga ngo gakiza kaza kagagukura mu byaha, kagagukura mu mwijima, kakakujana mu muco. Nta kindi kiza kigikora kigufasha ibyo ngibyo, ni agakiza. Turi kumwe? Amen. Ikindi agakiza cya gatatu kaza kadusabanisha n'Imana. Umuntu atari yakora icyaha muri Edeni yagiranaga n'Imana ubusabane buhoraho, yaganiraga n'Imana mu buryo bworoshye. Imana yaramugendereraga buri munsi
agakorana n'Imana ikiganiro. Yo haleluya. Ariko umuntu amaze gukora icyaha, umuntu yirukanwa mu maso h'Imana, atandukana n'Imana. Ariko agakiza, uwakiriye agakiza, yo haleluya, kamuhesha gusabana n'Imana. Yohana arabivuze ari mu nzandiko ziwe, aravuga ngo bakundwa, ngo imitima nitaducira urubanza imbere y'Imana. Yo haleluya, imitima nitaducira iki? Urubanza imbere y'Imana. Nitaducira urubanza, ngo turatinyuka. Niki kigutinyura? Nta mutima ugucira urubanza. Nuko hagati yawe n'Imana hariho ubusabane bwiza. Twasoma mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye ab'Ikorinto, igice cya 5 umurongo wa 17. Bibiliya ivuga ngo umuntu wese iyo ari muri Kristo Yesu ahinduka icyaremwe gisha. Ibyakera byose biba bishize. Bibiliya ikavuga ngo dore byose biba bihindutse bisha. Ni ukuvuga ngo umuntu iyo ari muri Kristo Yesu, reka tubigereranye muri ubu buryo, tubigereranye n'uruganda. Muza mubona bagenda bashaka ibyuma byashaje, byatawe mu mayarara, byagwa bifite ingesi, bagenda babiyora. Ari ibisafuriya, ari ibikombe byacitse inkondo, ari amasafuriya yapfumutse, byose baza bagenda babiyora, barangiza bakabijana mu ruganda. Iyo bigeze hariya mu ruganda, ni ukuvuga ngo uruganda rwongera gukoramo ibindi byuma bisha, tukabigura turiko tubishiganira mu miryango y'amaduka. Siko biza bigenda. Bigizwe bisha niki, bihawe agaciro niki, nuko bivuye mu ruganda. Yo haleluya, nimuvuge ngo amina. Umuntu wese yageze muri Kristo Yesu, nk'uruganda ruduhindura, azahinduka icyaremwe gisha. Bya bindi byose yabagamo bigahinduka, ibintu bigahinduka bisha. Barangiza bakavuga ngo witwa nde wowe? Ndavuga we. Bakavuga ngo Museveni yarahindutse. Akira akayobe, akira agahonja, akiri muremure, bakamamwe muheruka Museveni yarahindutse. Siko bimeze? Yo haleluya, yabaye icyaremwe gisha. Tabakiri runaka w'umusinzi, ahindutse runaka w'umuvuga butumwa, abaye runaka w'umushumba, abaye runaka w'umuririmbyi. Ariko yari umusinzi, yari asanzwe ari umwibyi, ariko ahuye na Yesu, nimuvuge ngo amina, aramuhinduye, yahindutse icyaremwe gisha. No kuvuga ngo agakiza, yo haleluya, kaza kadusabanya n'Imana. Yesu ahimbazwe. Ikindi agakiza kaza kadukorera, kaza kaduhesheje ibyiringiro n'amahoro. Uwamaze kwakira agakiza, kaza kamuhesha muri we, akabwira ibyiringiro, akongera akagira iki? Akagira amahoro muri we. Ibyiringiro ni ubuzima bw'ejo hazaza. Ufite ibyiringiro niyo ari mu gihe cy'umwijima, iwe azabona umuco. Niyo ari mu gihe cy'ingorane n'ibibazo byinshi, azabona gutabarwa. Yo haleluya, afite ibyiringiro by'ejo hazaza. Ikindi azagira amahoro mu mutima, kandi amahoro azagira saya ngaya tuzatwitiranya n'umutekano. Ni amahoro y'indani, ni amahoro yo mu mutima. Ni yandi Yesu yabwiye abigishwa biwe abasezera, ababwira ngo mbasigiye amahoro. Arabwira ngo amahoro yanje ndayabahaye. Arangije arabwira ngo ariko sinyabaha kuko abisi bayatanga, kugira ngo imitima yanyu tihagarari. Ayo ni amahoro. Ni ukuvuga ngo umuntu iyo yakiriye agakiza, kaza kamuhesha ibyiringiro,
kakamuhesha n'amahoro. Usomye mu rwandiko Pawulo yandikiye ab'Iroma ibice 15:13 aravuga ngo Imana nyir'ibyiringiro ibuzuze umunezero wose n'amahoro biheshwa no kwizera, kugira ngo murusheho kwiringira mubiheshejwe n'imbaraga za Mwuka Wera. Yo, haleluya! Nimuvuge ngo amina. Reka mbereke rero mbabwire, mvuga amagambo nkangahe agaragaza ibimenyetso cyangwa se ibigaragaza agakiza, ibimenyetso bigaragaza ko umuntu yakishijwe. Amen, haleluya, semeni amina. Nukuvuga ngo hari agakiza, kibisaba gukora ankete ndende, kubaza amagambo menshi. Hari ibibigaragaza, hari ibimenyetso. Ikintu cya mbere kigaragaza ko hariho agakiza n'ukwizerera muri Yesu Kristo. Yo, haleluya! Nuko umuntu aba yarizeye. Twasomye mu Efeso kino gice cya 2:8 havuze ngo mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe, ahubwo ni impano y'Imana. Mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Ubuntu ni iki? Ni ubutunzi butagira akagero. Yo, haleluya! Mwakijijwe n'ubuntu ariko kubwo kwizera. Nukuvuga ngo umuntu ufite agakiza, ahari agakiza nibiragaragaza agakiza n'ukwizera. Kwizera umwami Yesu, ukamwizera nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Mu rwandiko nako mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya mbere umurongo wa 12 Bibiliya izivuga ngo nyamamara abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye iki? Ubushobozi, yabahaye ububasha bwo kwitwa abana b'Imana. Bibiliya ikavuga ngo abo ngabo ntibabyawe n'imbaraga z'umubiri, ahubwo babyawe n'iki? N'umwuka. Yo, haleluya! Ariko abo ni bande? Nabamwizeye, nabamwakiriye. Wasoma kiriya gice Bibiliya ikavuga ngo umuco wa muri cyo gice, ngo umuco wamurikiye mu mwijima nk'umwijima ntiwabimenya. Kandi ngo Yesu yaje mu biwe ariko ngo ntibamumenya, ariko ngo bamwemeye bose, abamwizeye, abamwakiriye, yabahaye ubushobozi, ububasha bwo kwitwa abana b'Imana. Amen. Yo, haleluya! Indirimbo si cyo kimenyetso kigaragaza ko twakijijwe. Kuba umupasiteri si ikimenyetso gifatika shingiro by'uko umuntu yakijijwe. Kuba umuririmbyi no gutamba cyane si ikimenyetso cyo kwemeza abantu, ariko agakikeza cyemeza abantu ko umuntu yakijijwe nuko yizeye akakira umwami Yesu. Yesu akaba muri we. Yo, haleluya! Ikintu cya kabiri kigaragaza ahari agakiza ni ubuzima buhindutse. Ni wa muntu wahindutse, ni wa muntu uri mu buzima buhindutse, nk'uko twari tubivuze muri kiya gice cya 5:17 muri wa rwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye ab'Ikorinto. Ubuzima buhindutse. Hari umuririmbyi wavuze ngo kera kose njewe uyu nguyu nari umunyabyaha. Imana tubabarire. Yo, haleluya! Njya ntekereza, niko ntekereza. Nza ntekereza ko umugisha mfite w'agakiza, njya ntekereza ko ushingiye ku bintu bibiri. Ikindinda muri aka gakiza, tekereza ko bishingiye ku bintu bibiri. Njye niko nza ntekereza nk'uwize. Ikintu cya mbere, nuko nakuriye mu bakatolike. Je nabaye umuporo, ndi umugabo.
kandi nk'umuporo naraciye mu bakatolike byaramfashije muri ubu buzima. Hari amahame na disipurine y'umukristo ugomba kuba ufite kura muri iryo torero, kandi njyewe nubaha cyane. Turi kumwe? Semeni amina. Bwana asifiwe. Amina. Nimundebe ndishumangire. Hari ibintu bimwe uzubona abantu bakoreye mu sengero, bakoreye ku dututi, bakoreye mu materaniro, ibintu bimwe bikorwa ukabona ça fait partie y'uburere buke bahawe. Ntawe ntunze urutoki, navuze ni genero. Ikindi cya kabiri cyamfashije ni ugukizwa kuzi, kuko imyaka yanje ntinemerera kuba mu byo ntarimo. Iyi myaka ingana gutya ntinemerera kuba mu byo ntarimo, ntinemerera gukora n'ibyo ndakunze. Nananiwe ni icupa ryiza rya Primus naranayikundaga, kwibarabara gutya ni pake y'itabi no bikongerereza kwibarabara. Tawonjana muri polisi, tawombaza ibyo nkoze, kuko mfite imyaka inemerera gukora ico numva kandi kirico. Tuvuge ngo amina. Yo haleluya. Abantu bakinisha ibintu agakiza. Bwana asifiwe. Yo haleluya. Nukuba mu buzima bwahindutse. Yeme mwabusho bw'Imana mwihangana ibihe bito, muri wa muguhoraho tuzabona ibyishimo, hasiga amahoro masa. Uko kera uranyobeshe, nje utaziga kuririmba nkunda ngo namandirimba nje nyine. Uko kera ndayobye. Reka mbabwire Bwana asifiwe. Ikigenderewe asifiwe, sukuririmba. Agakiza nukuba mu buzima buhindutse. Pawulo yarabivuze ngo byose nemererwa kubikora, ariko byose siko bifite iki umumaro. Birya abantu bagenda bakora bakatakata bihisha bareba ku bitugu, bareba ko ntabababonye. Kuriya no kubimbata dabo, no kubimbata kabiri. Mwese ahanga ko ndabareba mufite imyaka y'ubukuri yo gukora ibyo wumva ushaka, kandi ukabikora kuzuba kumanywa, ukabikorera kwibarabara, ukabikorera hagaragara. Uri responsable w'ubuzima bwawe. Ariko iyo umuntu agenda asesera mudukobe no kubimbata kabiri, Imana itubabarire. Amen. Kuba mu buzima buhindutse, bufite ibyo bwaretse n'ibyo bwahisemo. Icakane cyangwa se ikindi cya gatatu ariko nzozerezaho, cyangwa wenda nishaka mvuge n'icakane mbivuge amagambo makeya kigaragaza hari agakiza, ni imbuto z'umwuka wera. Nukwera imbuto z'umwuka wera. Mugende murasoma hariya mu Bagalatiya igice cya 5 umurongo wa 22. N'imbuto nyinshi n'urukundo n'ibyishimo n'amahoro n'ukwihana no kugira neza n'ingeso nziza n'ugukiranuka n'ukugwa neza no kwirinda. Izo ni imbuto z'umwuka wera. Nukuvuga ngo hari agakiza, habaho kwera imbuto z'umwuka wera. Yesu yabwiye abigishwa biwe mu rwandiko rwa Yohana, mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 15 umurongo wa 16, yarababwiye ngo si mwebwe mwantoranije, ngo ahubwo ni jewe batoranije, kugira ngo mugende mwera imbuto, kandi imbuto zanyu zigumeho. Hari agakiza kandi hagaragara urukundo. Reka mbabwire ibintu bitatu biza bituma umuntu adatakaza agakiza. Namwe bivuga mu magambo kuko nanjye ndarebira minota. Asifiwe. Kandi mutegure muze tube nk'abatambira Imana.
ikintu cya mbere kiza gituma umuntu adatakaza agakiza umuntu azagatakaza iyo arangaye. Burya Adamu na Eva muri Edeni buri cyo batakaje n'agakiza. Imana rero ababwiye ngo ibi biti byose mwemerewe kubiryaho, izi mbuto zose ari exception y'iki giti, z'iki giti, keretse imbuto z'iki giti. Iryo yari itegeka Imana yahaye Adamu, kandi iramubwira ngo umunsi mwaziriyeho no gupfa muzapfa. Bananiwe barangije barazirya, baba batakaje iki? Agakiza. Igihe cyose utabereye maso ubugingo bwawe, utabereye maso agakiza kawe, uza ugatakaza. Ikintu cya mbere gituma umuntu adatakaza agakiza ni ikintu cyitwa kwihangana. Kwihanganira ubuzima turimo tunyuramo, twihanganira ibihe turimo, twihanganira izi ngorane. Uyu mwanditsi wanditse urwandiko rw'Abaheburayo igice cya 10 umurongo wa 36 haravuga ngo kuko mukwiriye kwihangana kugira ngo nimumara gukora iby'Imana ishaka muzahabwe ibyasezeranijwe. Amen. Mukwiriye kwihangana. Ubuzima abantu barimo bagenda banyuramo, situation abantu barimo, by'ukuri byose biza bishaka kugukura mu gakiza, biza bishaka kugukura ku Mana. Ariko abakristo bakwiriye kwihangana. Uko kwihangana gutuma umuntu atatakaza agakiza. Icya kabiri kizahita umuntu adatakaza agakiza ni ukugendana n'Imana. Amen. Yo haleluya. Kugendana n'Imana. Imana yabwiye Mose ngo hagurukana buno bwoko bujane, ndashira marayika wanje imbere yawe, azabajana bageze mu gihugu. Mose yamavuga ngo nutagendana natwe tudukura inaha. Mose yarazi marayika akamenya n'Imana, kandi akamenya ko ntacyo tsimbura Imana. Yamavuga ngo nudahagurukana natwe, nutajana natwe tutuvana inaha. Bari abagabo ba Enoki bagendanye n'Imana mu buzima bwabo. Bano bagendanye n'Imana mu bihe bigoye. Uku kugendana n'Imana bijya bituma umuntu adatakaza agakiza. Wowe impunzi ariko uri kumwe n'Imana, nimuvuga ngo amina. Wowe umukene uri kumwe n'Imana, bwa bukene ntibugukure ku Mana. Icya gatatu arico dusozerezaho, kuguma mu ijambo ry'Imana nitabaza ry'ibirenge byanje, ni umuco umurikira intambwe zanje. Zaburi 119 umurongo 105. Wagaruka ku murongo wa 11, uyu mwanditsi w'iyi Zaburi ni Zaburi ya Ezira. Abenshi bakunda kuvuga ngo ni ya Dawudi. Yaravuze ngo nabiki ijambo ryawe mu mutima wanje kugira ngo ntazagucumuramo. Kugende kuba mu ijambo. Na Yesu yarabivuze mu butumwa bwiza bwa Yohana, tubibona mu gice cya 8 umurongo 31. Yaravuga ngo nuko Yesu abwira abayuda bamwemeye ati, nimuguma mu ijambo ryanje muzaba abigishwa banje nyakuri. Bene data, nimwakire agakiza gahindura ubuzima bwanyu. Yo haleluya. Kandi agakiza gashitse, agakiza kuzuye, agakiza karinda umuntu. Katurinda iki? Katurinda ibishuko, katurinda imigambi ya Satani, katurinda intambara z'abadayimoni. Agakiza kuzuye. Mwihangane ni mwihangane tuzaruhuka, siko bizamera Yesu nagaruka tuzaruhuka. Izi ntambara zizashira, imiruho izarangira. Mureke kuruha, mwihangane, Yesu araje. Amen. Mwihangane. Turi mu bihe bigoye, turi mu bibazo bitandukanye, ariko ni mwihangane. Agakiza kabasha kubarinda no kubaproteja, agakiza kababere byose. Yo haleluya. Nimutambukirane imbere turirimbeho. Semeni amina. Timwakijijwe kubwo buntu, kubwo kwizera. Tibyavuye ku mirimo yanyu myiza, ariko byavuye kubwo kwizera. Agakiza ni kubw'ubuntu, ariko kandi tugahabwa kubwo kwizera.
kubwo kwizera umwami wacu tukamwegurira byose, tukamwegurira ubuzima bwose, ubuzima bwacu. Bibiri twereka ukuntu tugira abanzi benshi, Bibiri kavuga ngo turwana n'umubiri na Satani, tukarwana n'umubi. Ibabo n'abanzi baza baturwanya, ariko agakiza kuzuye kaza karinda umuntu. Mwakira agakiza k'Imana kabayobora.